muri uru rugendo rw'ubuzima rero iyo ufite umwuga wa mwuga wawe wahisemo ukwereka icyerekezo uzajyanamo bwa buzima bwawe. Kumana Etienne nshinzwe ubujyanama bw'umwuga ndetse no gutuma abanyeshuri bagira ubushobozi n'ubuhanga bwo gukora akazi cyangwa se kwikorera ku giti cyabo. Mu cyongereza ni career guidance and employability. Ibyo nizo nshingano zanjye muri Kaminuza y'u Rwanda, Koleji y'uburezi. Murakoze. Muko twibwira mwakomoje ku ijambo umwuga, mwatubwira umwuga icyo ari cyo, natwibutse n'umwanya ufite mu buzima bw'abantu. Umwuga ujyanye n'ubushobozi bw'umuntu, ubuhanga n'ubushobozi bw'abuhanga mu mitekerereze, by'abuhanga mu gukora by'ibyo ashobora gukora. Umwuga ni nk'icyiciro kigari cy'imirimo abantu baba bagomba bakora. Bityo rero umwuga w'umuntu ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, kuko niwo utegeka ibyo ukora, niwo uha ubusobanuro ubuzima bwawe. Umwuga urimo ushobora kugutera ibyishimo cyangwa se kugutera umubabaro. Umwuga rero ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu guhitamo umwuga ari ikintu umuntu wese agomba guhitamo yituje, atuje kandi afite amakuru ahagije, kandi akagira guhitamo neza umwuga, kuko bizatuma abaho neza cyangwa anezererwa mu buzima bwe bukurikiyeho. Murakoze. Hari ijambo umwuga, umurimo ndetse n'akazi. Mwadutandukanyiriza ayo magambo uko ari atatu? Ayo ni amagambo atatu akunze gukoreshwa nk'aho asa, ariko kandi ni amagambo atandukanye. Akazi ni ikintu umuntu harimo gukorwa, ni igikorwa ambonoya. Umurimo ni igikorwa urimo ukora, mu gihe akazi ari inshingano zawe za buri munsi. Urugero, akazi kanjye ni career guidance and employability specialist. Umurimo ndimo nkora ubu ngubu, ndimo ndaganiriza abantu ibijyanye n'umwuga. Bityo rero umwuga uza noneho uri hejuru yabyo. Umwuga ni rwa ruhurirano rwa bya bindi ushoboye gukora, bwa bushobozi ushoboye gukora. Kugira ngo wenda mbisobanure neza, reka ntange ingero. Hari umwuga w'uburezi, hari akazi k'umwarimu, hakaba no kwigisha ari wo murimo umwarimu ashobora gukora. Rero mu mwuga runaka hashobora kubamo utuzi twinshi dutandukanye. Mu kazi kamwe hashobora kubamo imirimo myinshi itandukanye, ariyo nshingano umuntu aba arimo akora. Murakoze. Sinzi niba wenda ubusobanuro ntanze busobanutse ku muntu wese, ariko umwuga ukusanya ibyo byose. Umwuga ni mugari kurusha akazi, akazi ni kagari kurusha umurimo, ariko byose bifitanye isano. Murakoze. Murakoze cyane. Watubwiye ko uri umujyanama mu by'umwuga muri Koleji y'uburezi. Ese ko dukeka ko umunyeshuri uhitamo kwiga muri iyi koleji aba asa n'uwamaze guhitamo umwuga azakora, ni iki mufasha abanyeshuri muri iyi koleji mu byerekeye umwuga? Murakoze cyane. Iyo umunyeshuri amaze kugera hano muri Koleji y'uburezi, aba yarahisemo umwuga w'uburezi. Icyo tumufasha ni ukusobanukirwa neza wa mwuga w'uburezi, kuwukunda ndetse no kumenya amahirwe ari muri wa mwuga. Kenshi abanyeshuri tuganira, iyo uhuye nawe arakubwira ati njye wunzaba mwarimu. Mwarimu abavuga ni akazi, arimo aragasanisha n'umwuga w'uburezi. Umwuga w'uburezi urimo utuzi twinshi dutandukanye. Hari abadiregiteri b'ibigo bya segonderi, hari abayobozi batandukanye mu nzego z'uburezi zitandukanye. Abo bose bari mu mwuga w'uburezi. Bityo rero dufasha umunyeshuri gusobanukirwa n'ubushobozi afite n'uburyo yazamura wa mwuga, akawuzamura ku rwego rwo hejuru rushoboka, akava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Aba yaramaze guhitamo n'ibyo tumufasha mu nzira anyuramo kugira ngo agere ku cyo yifuza muri wa mwuga yahisemo w'uburezi, agere ku munezero ashaka, abe n'umuntu ufite umumaro ku gihugu, ku muryango we ndetse no ku isi muri rusange. None abadaha agaciro umwuga w'uburezi kubera ahari bavuga ko ari wowe uhemba bukeya ndetse n'imvune urimo, abo banyeshuri biga uburezi mubagenza gute kugira ngo mubumvishe ko umwuga w'uburezi ufite agaciro, umwuga w'uburezi ari ngombwa kuwitabira, mu gihe bikandagira bavuga ati uriya mwuga nta kigenda, ukurikiye ahembwa makeya kandi abandi bahembwa menshi? Ikibitera ni uko abadafite amakuru ahagije. Icya mbere abarimo yitiranya umwuga n'akazi.
umwuga we ni uburezi, ariko akazi ke ntabwo ategetswe kuba mwarimu. No kuba mwarimu ni byiza, ntabwo ari bibi, kuko mu guhitamo umwuga ntabwo ikigambiriwe kuruta ibindi ari amafaranga umuntu azabona muri wa mwuga. Oya, ahubwo ikigambiriwe kuruta ibindi ni umunezero azakura muri wa mwuga, ni contribution, ni icyo azamarira abandi, ni ubushobozi azakura muri wa mwuga. Ubwo rero abavuga yuko umwuga w'uburezi ari mubi baribeshya, ahubwo ndetse n'akazi ka mwarimu agatekereza ko ari kabi baribeshya. Oya, umwuga wose ushobora kuba mubi cyangwa ukaba mwiza bitewe nuko ugeze ku iterambere. Muranyangana nange urundi rugero wenda mvuye mu bwarimu, reka dufate urugero rw'umwuga wo gutwara abantu. Umwuga wo gutwara abantu, hari abantu bagiye mu mwuga wo gutwara abantu, ariko umwe muri bo agatangira ari umunyonzi, akanyonga akamara imyaka 5, imyaka 10, akagera ku myaka 30, 40 agasaza ari umunyonzi. Hari n'undi utangira ari umunyonzi, ejo akaba umumotari, nyuma y'umumotari akaba umutaximeni, nyuma yo kuba umutaximeni agatwara imodoka ze, nyuma yo gutwara imodoka ze akagira company y'abatwara abagenzi. Umwuga rero igikomeye saho watangiriye, ahubwo ni uburyo washoboye gukuza wa mwuga wawe, ugakuza ubushobozi bwawe, ukawuteza imbere. N'umwarimu rero, hari umwarimu atangira yigisha muri primaire, igihe kikagera akubaka ubushobozi akaja kwigisha muri segonderi, akongera kubaka ubushobozi akaja kwigisha muri kaminuza, igihe akaba umushakashatsi, akaba umuntu ukomeye. Bityo rero ntabwo dugomba kureba ngo mwarimu ahembwa make ngo twumve yuko umwuga w'uburezi ari umwuga mubi. Oya, kimwe nuko umuntu arebye umunyonzi akavuga ngo umunyonzi ni umuntu uciritse muri societe, ashobora kuvuga ngo umwuga wo gutwara abantu ni umwuga mubi. Oya, ahubwo akazi kawe ushobora muri ako kazi kwiteza imbere, ukazamuka ukaja ku rundi rwego bitewe nuko wowe wahawe bwa bujyanama. Ni nacyo dukora hano, ndetse n'uburyo wowe wagize intumbero cyangwa se viziyo y'iterambere ryawe mu mwuga wahisemo. Murakoze. Mwavuze ibyerekeye amahitamo y'umwuga, ariko ntitwirengagije ko habaho n'ubushobozi kugira umuntu akora ikintu runaka. Mubona guhitamo umwuga ari ngombwa, cyangwa mubona ahubwo umuntu yakora igihuye n'ubushobozi abonye? Mbese mu byerekeye amafaranga, tuvuge niba abonye amafaranga akaba atigiye nzacuruza bitewe n'ubushobozi. Murakoze cyane. Guhitamo umwuga ni ngombwa kubera iki? Ubuzima ni urugendo kuva umuntu avutse kugeza igihe ashaje. Muri urwo rugendo rero, iyo udafite icyerekezo ntabwo bivuze kuzahagarara ngo ureke kugenda, uzakomeza ugenda ariko nta hantu uzigera ugera. Ngira ngo icyo cyumva neza. Muri uru rugendo rw'ubuzima rero, iyo ufite umwuga, wa mwuga wawe wahisemo ukwereka icyerekezo uzajyanamo bwa buzima bwawe. Niba warahisemo umwuga w'ubwubatsi, uzagenda muri icyo cyerekezo. Niba wahisemo umwuga w'uburezi, uzagenda muri icyo cyerekezo. Niba wahisemo umwuga wo gutwara abantu nk'uko natanze urugero mu kandi kanya, uzagenda muri icyo cyerekezo. Rero kudahitamo umwuga bituma umuntu ajarajara mu buzima. Uko kujarajara bituma birangira ananiwe, akarinda asaza, nta hantu ageze, nawe ubwe atanezero, avuga ati mbese icyo ubuzima bwansabye naragikoze. Iyo rero umuntu ahisemo atavuga ngo ni ikije, nibyo koko rimwe na rimwe birashoboka yuko nshobora gukora ikije yuko ni ngombwa kugira icyo nkora, ariko nubwo ndi gukora ikintu runaka, niba ndi mu bucuruzi haba nahisemo kuzaba umwubatsi, ndaba muri bwa bucuruzi nk'ikigomba kumfasha guteza imbere ya ntumbero nihaye, ari wo wa mwuga nahisemo. Rero guhitamo ni ingenzi, buri muntu wese akwiriye guhitamo neza umwuga azajyamo kugira ngo ubuzima bwe bugira icyerekezo buganamo. Nyuma y'igihe runaka, naba Imana imuhaye umugisha akagera mu zabukuru arambye, arebe inyuma avuga ati navuye ahantu ageze aha ngaha, hari icyo namariye isi. Murakoze. None ndemeranya nawe ko guhitamo umwuga ari ngombwa kandi birakwiriye, ariko ntabwo abantu bafite ubumenyi buhagije mu byo bagenda kugira ngo bavuga ati umwuga uyu n'uyu ndahitamo umwuga uyu n'uyu. Watubwira uko umuntu ahitamo umwuga, iby'ingenzi mbese ashobora kwibandaho kugira ngo ahitemo umwuga uzamugirira akamaro? Navuga yuko icyo umuntu cya mbere na mbere ni uko agomba kubanza kwimenya we ubwe, akamenya nkunda iki, nshoboye iki. Iyo amaze kwisobanukirwa n'ubushobozi karemano afite, bwa bushobozi karemano afite nibwo azoriyanta muri wa mwuga ashaka kujyamo. Reka dufate urugero.
hari umuntu ushobora kuba akunda kuganira, ari sociable, ahura n'abantu benshi cyane akaganira nabo. Hari undi muntu wa wundi ugira isoni, uri timide, abantu baratandukanye. Wa muntu ushobora kuganira n'abantu, abantu bakamwumva, nahitamo umwuga wo kuba umunyamakuru n'urugero, bizamworohera guhura n'abantu. Nahitamo umwuga wo kuba umuyobozi, bizamworohera. Bityo rero ikintu cya mbere umuntu agomba kugenderaho mu gihe ahitamo umwuga, ntabwo agendera ku biri hanze, ahubwo agendera ku biri muri we imbere. Kwisobanukirwa niyo ntambwe ya mbere mu guhitamo neza umwuga. Intambwe ya kabiri ni ugushaka amakuru ahagije ku myuga runaka nyinshi ishoboka. Nturebe ngo kanaka ni umuganga, ni umwemfirmiyeri ngo akora kwa muganga, uvuga ngo nanjye nzaba umuganga. Oya, banza ugere kwa muganga, umenye kwa muganga hakorerwaho ibiki, habayo abantu ki. Ejo utazagenda uvuga uti ngiye kwa muganga, wamubonaga yambaye isuti, utari wabona umuntu ari gupfa, ngo nuzagerayo usange birakubabaje kuko hashobora kuba hari ibindi utazi. Bityo rero mbere yuko intambwe ya kabiri ugomba gukora, shakisha amakuru, usobanukirwe n'izo ngendo zose, n'izo domene zose ushaka kujyamo. None ko hari ikibazo cyo kubona igishoro, ushobora guhitamo ariko ukagira imbogamizi kubona mbese amafaranga uzakoresha. Iyo mbogamizi wayigenza ute? Igishoro ni imbogamizi, ariko nanone imbogamizi ikomeye kuruta ibindi ni ugucika intege no kumva yuko utabishoboye. Reka ntange urugero kugira ngo twumvikane neza. Reka tuvuge yuko uyu munsi turi hano i Kayonza mu murenge wa Gahini, baratubwiye bati mugomba kujya i Kigali, niho ugiye kujya. Ubwo ni ya ntumbero wihaye, ni wa mwuga wahisemo, ni ya viziyo yawe wahisemo. Umuntu ufite imodoka ye azayitwara ahita agera i Kigali mu gihe cy'isaha n'igice. Umuntu udayifite azaja gutega, bimutwara wenda amasaha 3. Umuntu ufite igare azarinyonga, bibe byamutwara umunsi wose kugerayo. Ariko ikosa abenshi dukora nuko wa wundi udafite nari kimwe yicara akavuga ngo ntacyo nakora. Uhagurutse ahangana n'amaguru bishobora kugutwara iminsi 3 ariko wagezeyo. Bityo rero igishoro cya mbere nuko wagize cya gitekerezo. Igishoro cya kabiri nuko uhaguruka ukagira icyo ukora mu bushobozi bukeya ufite kugira ngo utere ya ntambwe. Ariko uhagaze ukavuga ngo nzategereza igishoro, nzategereza, umwaka urashira, 2 gashira, 5 gashira. Icyo rero ngira inama umuntu uvuga ati mfite ikibazo cy'igishoro, shora icyo ufite. Shora ubwo bushobozi ufite bwo mu bitekerereze. Shora izo mbaraga z'amaboko zawe. Icyo gishoro nugishora kizakubyarira ikindi gishoro kizakugeza kuri ya ntumbero yawe wihaye. Ese ko tuzi ko umuntu ashobora kugira imbogamizi mu guhitamo, wemera ko umuntu ashobora guhitiramo mu wundi umwuga cyangwa umuntu agomba kuwihitiramo? Icyari gikwiriye nuko umuntu yihitiramo umwuga, ariko ikibabaje nuko abantu benshi ntibahitirwamo n'abantu, ahubwo bahitirwamo n'ibibabaho, nakwita nka circumstance. Sobanura aho ngaho byumvikana. Umuntu kubera iyo muri iyi si udafite amahitamo, isi yo iguhitiramo, kuko yo ntabwo izakureka. Reka dufate urugero, niba utahisemo kujya gukora, isi iraguhitiramo kwicwa n'inzara. Niba rero utagize amahitamo yo kwiga ibintu runaka, uzabona ikintu kije kubera yuko mwari kanaka runaka ari we yakize, umuntu runaka ubonye ari mu mwuga runaka, nawe uzumva ari ukurikiye. Icyo gihe ntabwo azaba amahitamo yawe, uzaba ukutiyemo ya mahitamo ya wa muntu. Niyo mpamvu rero buri muntu wese cyane cyane ku babyeyi bakwiriye gushishikariza abana babo kugira amahitamo, kuko nudahitamo isi izaguhitiramo, kandi isi niguhitiramo izaguhitiramo neza cyangwa se guhitiramo nabi, ariko buri muntu wese agomba guhitamo. None nk'abana bato biremewe ko umubyeyi ahitiramo umwana umwuga cyangwa umwana agomba gutegereza umwana akagira igihe agira ubushobozi bwo kwihitiramo? Icyo umubyeyi agomba gufasha umwana ni ukumuha amahirwe ashoboka yose yo guhitamo no kumenya amakuru. Ariko umubyeyi ntakwiriye guhitiramo umwana we, kuko umubyeyi n'umwana baratandukanye, buri wese afite urugendo rwe agomba kugendamo. Umubyeyi nanone ntagomba kwicara ngo areke umwana aho ngaho atamufashije mu mahitamo, ariko icyo agomba kumufasha cyane ni ukumuha amakuru atandukanye, wa mwana we akihitiramo. Hari amakosa menshi rero, ikosa rimwe ababyeyi baje bakora, hari icyo yifuzaga kuzakora kikamunanira, rimwe na rimwe akavuga ati ubwo mbyaye umwana, uyu mwana azagikora.
nifuzaga kuba dogiteri, nifuzaga kuba umuyobozi, bityo uyu mwana wanjye mbyaye azaba dogiteri, ntumenye yuko umwana ubyaye ashobora kuzaba enjeniyeri. Bigatuma rero wa mwana ushaka kumusunikira muri bya bindi byakunaniye cyangwa se wifuzaga kugeraho, ntawe wamufashije mu guhitamo we ibyo ashaka bimuteza imbere. Bityo rero ababyeyi ntibakwiriye guhitiramo abana babo, ariko bafite inshingano yo gufasha abana babo guhitamo, babereka inzira zose zishoboka, kandi mu gihe bamaze kugira amahitamo bagafasha aba bana kwiteza imbere muri wa mwuga. None biremewe ko nahitamo umwuga bigendeye ku miterere yanjye cyangwa se personality cyangwa personality? Yego. Wadusobanurira? Uko uteye niko gutuma unezerwa cyangwa ukababara bitewe n'ibintu runaka bikubayeho. Hari umuntu uzabibona, hari umwana uvuka akunda gukina, hari undi mwana uvuka acecetse. Abo bantu bazanezezwa n'ibintu bitandukanye, bazanabazwa n'ibintu bitandukanye. Ibyo bazishimira gukora bizaba bitandukanye. Bityo niyo mpamvu iyo umuntu ahisemo umwuga bitewe n'icyo akunda, bitewe na personality ye, iyo ari mu kazi abanezerewe, ntago akazi kamuvuna, akazi karamworohera, kuri we akazi aba ari nk'umukino. Reka dufate urugero. Hari umuntu ukunda uburezi, umwana wabyirutse akunda kwigisha abandi bana bagenzi be. Igihe azaba ari yahindutse umurezi, yagiye mu ishuri ari kwigisha, azaba anezerewe cyane, yumva kuri we ari ibirori. Ariko hari wa mwana, wa muntu udakunda gusabana n'abantu, wa muntu urusaku rubabaza, akaba ashaka guhora yibereye ahantu hatuje. Naje kwigisha abana batoya bakamusakuriza, nubwo uzamuhemba menshi azataha ababaye, kuko kuri we yiriwe muri tortire, yiriwe abangamiwe. Bityo rero personality yanjye imfasha guhitamo umwuga utambangamiye kandi unezeza, kandi iyo maje kuwuhitamo ngera muri wa mwuga akazi kakaba ubukwe. Ariko iyo mpisemo nkurikije ibindi bintu, akazi kagerayo kagahinduka umutwaro kuri njyewe. Uzabibona mu kazi, hari abantu benshi bakora akazi kabahemba neza ariko bagahora bitotomba kubera akazi kababera umutwaro. None bakora akazi kabahemba amafaranga makeya ariko bagahora banezerewe kuko akazi kababereye ubukwe. Murakoze. Tugarutse ku byo guhitiramo umuntu umurimo, najya nkubaze niba byemeye ko umubyeyi yahitiramo umwana umurimo. Nibyo, umubyeyi ntabwo yahitiramo umwana umurimo, cyo kuba cyafite inshingano yo kuyobora wa mwana mu mahitamo ye. Icyambere agomba umubyeyi akwiriye gukora ni uguha umwana amahirwe yo kubona amakuru atandukanye ajyanye n'imyuga runaka. Ntamufatire umwanzuro, ariko akamuha amahirwe yo kubona uburyo we yakwifatira umwanzuro. Yamara gufata umwanzuro w'umwuga agiyemo, icyo gihe umubyeyi aba afite nanone inshingano zo guteza wa mwana imbere no kumufasha gukurira muri wa mwuga yahisemo, akamufasha kwitegura kuzaba umunyamwuga mwiza. Ngarutse kuri cya kindi twavuzeho kare, ababyeyi benshi bakora icyo navuga ngo ikintu tuvuga ko ari cyiza ariko kitari cyiza, cyo gushaka guhitiramo abana babo w'ibyo bashaka. Umwana rero bitewe n'uko ateye, bitewe n'icyo yiyumvamo, wimuhitiramo, muha amahirwe yo guhitamo, nawe ahitemo nibwo azakora umurimo umunejeje. Naho numuhitiramo uzaba ushaka yuko ataba wubwe ku giti cye, ahubwo aba fotokopi yawe y'ibyo wowe wifuzaga kugeraho. Ikindi, niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana, ugomba gukora ibishoboka byose umwana wawe akabona amahirwe yo guhitamo umwuga, kuko natihitiramo isi izamuhitiramo, kandi muhitiramo ushobora kumuhitiramo neza cyangwa se ikamuhitiramo nabi. Ntago akwiriye gutwarwa n'ibimubaho, ahubwo agomba gutwarwa n'intumbero afite wamufashije gushiraho intumbero. Iyo ntumbero akaba ariyo imufasha kugira ngo azabe umunyamwuga mwiza. Murakoze. Hari ikintu bita kuvukana imbuto, ngira ngo urakizi. Kera wabaga umwami, bavuga ko yavukanye imbuto mu ntoki. Ndumva bijyana n'umwuga. Hari abakeka ko gufata umwuga runaka bigendana n'amahirwe, bigendana n'impano karemano. Icyo kintu kivugaho icyere kuri iyo mvugo ngo umuntu avukana imbuto mu ntoki. Murakoze cyane. Wenda kuvukana imbuto nk'ikintu gifatika, wenda ngo umuntu arebe umwana mu biganza asangemo imbuto, ibyo ntibibaho. Ariko nemera yuko
umuntu avukana imbuto koko, kuko buriya ntanze urugero rworoshye, ntabwo umwana avukana ubushobozi bwo kuvuga, iyo ni ya mbuto, akavukana ubushobozi bwo kureba, akavukana ubushobozi bwo kumva, ariko ururimi azavuga azarwiga bitewe na ya mazi cyangwa se na ya environment n'ibyamubayeho n'ururimi abandi yumvise bari kuvuga. Bityo rero ubushobozi imbuto yo kuba ikintu runaka turayivukana muri twebwe. Ntabwo umuntu avukana imbuto imwe, avukana imbuto nyinshi, ariko ababyeyi cyangwa se sosiyete hari igihe bahitamo kuhira imbuto zimwe muri wa mwana, izindi ntibazuhire. Bityo niho uzasanga umwana avukanye ubushobozi bwo kuba yaba umwenjeniyeri, akaba umuganga, akaba umuyobozi, akaba ibintu byinshi bitandukanye, ariko nanone za mbuto nubwo azivukanye ziba zifite ubwinshi butandukanye, reka mbivuge gutyo. Ashobora kuba avukana ubushobozi bwinshi bwo kuba umwenjeniyeri, undi avukanye ubushobozi bwinshi bwo kuba umwarimu, ariko uko uzuhira cyangwa se uburyo ababyeyi n'abandi bantu bamufasha, nibyo bizatuma imbuto imwe izakura ikagera umumaro, ikera nyinshi, indi ntikure cyane. Bityo rero burya kuvukana imbuto, nubwo abanyarwanda babivuze bashaka kugaragaza yuko umuntu uzaba umwami aba yarabivukanye, yarabitegetswe mbere yuko avuka, ariko burya kuvukana imbuto, buri muntu wese avukana imbuto. Uramutse utaravukanye imbuto ntacyo wabacyo. Uvuga iki kuri gahunda yo gutoranyiriza abanyeshuri ibyo baziga bikazabagiraho ingaruka mu myuga yabo? Tuvuge umwana akumva yakwigira ubwubatsi, ariko ugasanga bamuhaye ubwarimu kandi ntafite ubushobozi bwo kubihindura, icyo gihe akajya kwiga yumva atabyishimiye, mbese kubera ko yagize ikibazo cyo kudatoranyirizwa cyangwa kudahabwa icyo yumva afitiye ubushobozi. Icyo kibazo kivugaho iki? Ntekereza ko hari ikibazo ku mpande ebyiri. Hari abahitiramo b'abana, umwana yahisemo kuzaba umuganga, ariko mu ishuri ry'ubuganga harimo imyanya 100 yonyine. None bagomba kwakira abana, babonye abantu basaba kuba abaganga ari 1000. Uko byagenda kose, bwa bushobozi buhari bwo kwakira abana 100 buzatuma bahitamo 100 ba mbere babikwiriye. Noneho wa wundi wabuze ubuganga kandi yabushakaga, noneho bamushire wenda mu bwubatsi, bamushire mu bindi, ibyo bizamutera kubabara. Nibyo, ariko se icyo nanjye mbaza wa wundi, ndamubaza ngo hari icyo washakaga, wakoze iki kugira ngo ukigereho? Hari icyo washakaga, ariko kugishaka ni ikintu kimwe, no kugira icyo ukora kugira ngo ukigereho ni ikindi kintu. Niyo mpamvu navuze ngo mu buzima dufite amahitamo, ariko aya mahitamo agendana noneho na ya environment turimo dukoreramo. Noneho umwana washakaga kuba umuganga bakamuha ubwarimu cyangwa se bakamugira umwenjeniyeri, namugiriye inama. Hari ibintu bibiri mugiraho inama. Icambere, hari amahirwe nkuko twabigarutseho mu guhitamo umwuga, ndeba n'amahirwe mfite. Hari amahirwe ndimo ndeba muri ubwo bwenjeniyeri nagezemo, hari n'amahirwe nari ntegereje. Ntabwo namubwira ngo nakunde icyo atakundaga, ariko nanone ngomba kumubwira nti mbere yuko kwanga icyo uhawe, banza usobanukirwe n'icyo uhawe ni igiki. Nkurikije igihe maze muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu nakoze hatandukanye, usanga abana benshi baragiye bahitamo cya kintu yashakaga ntakigeraho, ariko none wakwanariza neza cya kindi yashaka ugasanga ntiyaragifiteho amakuru menshi agize ate ahagije. Bityo rero iyo afashe umwanya wo kureba na cya kindi yahawe, akareba ese ikintu nubwo nagihawe ntagishaka, mfite ubushobozi bwo kukiga, icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, nubwo nagihawe ntakizi ntagishaka, eske byibuze nigeze nshaka kugerageza ngo umenye amakuru abenjeniyeri baweho bate, bakura ibiki. Icyo mugiraho inama rero ni ukubanza mbere yo kwanga cya kindi yahawe, akabanza akagisobanukirwa neza. Iyo amajije kugisobanukirwa neza rero, arareba akavuga ati iki ngiki cyazangeza kuri rwa rugendo rw'ubunyamwuga bwanjye nshaka kugeramo, cyangwa se nikizangezamo. Iyo afite ubushobozi ashobora kuvamo akajya mu bindi, ariko nanone abantu twaganiriye benshi nuko bagera muri bya bindi babahitiyemo babyanga, yageramo agasanga ni ibintu byiza cyane ahubwo kurenza bya bindi yararimo ashaka. Kubera ko
buriya amahitamo yacu menshi agendera ku byo sosiyete iha agaciro kuruta ibifite agaciro nyako. Rero kuba umwana yahisemo ikintu runaka, imyanya igikwiriye ikaba ari mikeya, bakamuha ikindi, abo ngabo babigize gutyo, ntekereza ko ntabwo baba batekereje nabi, ntabwo ari urwango babanga wa munyeshuri. Wa munyeshuri nawe wabuze icyo yifuzaga, yakibuze kubera yuko hari abamurusha kuba bagikwiriye. Ntabwo agomba kwifata nk'aho ari akarengane yagiriwe, ahubwo yagombye kuvuga ngo mbese ubundi nakora iki ngo nanjye iki kintu nshaka, ko namenye ngo kugira ngo nzabe umuganga muri Kaminuza y'u Rwanda bafata abantu 100 gusa, nakora iki mpereye muri primaire, mpereye muri segonderi, nakora iki ngo nanjye nzabe muri abantu 100? Kuko icy'ingenzi burya mu buzima ntago ari ukwakira, oya, ahubwo icy'ingenzi mu buzima ni ukuba ukwiriye kuba wakwakirwa byawe. Igikomeye ntago ari ukwambika ikamba, ahubwo ni ukuba ukwiriye ikamba. Rero niba ushaka kuba umuganga, banza umenye ngo umuganga kugira ngo nzemererwe kwiga ubuganga binsaba iki. Aho kuvuga ngo nshaka kuba umuganga gusa, nshaka kuba umuganga utazi ikiguzi bizagutwara, kuko buri kintu cyose gifite ikiguzi. Niba witeguye kwishyura cya kiguzi, ubuganga uzabubona. Murakoze. Murakoze nawe. Ubutumwa bwanjye bw'umwihariko ndabwerekeza ku barezi bagenzi banjye dufatanyije umwuga wo kurera, nkabwerekeza ku babyeyi, nkabwerekeza no ku bana barimo urubyiruko rurimo rutera imbere. Ku babyeyi ndababwira ngo umwana wawe kuba wamubyaye ukamwohereza ku ishuri, ni byiza kuba wishyura minervari nyinshi cyane, ariko menya yuko uwo mwana ufite uruhare rw'ingenzi. Navuga ngo niba mwarimu cyangwa se ishuri rifite 50%, wowe wagombye kuba ufite nka 80% byo kurera wa mwana. Fata umwanya wo gufasha wa mwana wawe mu burere bwe, kuko mwarimu azamwigisha ariko ntago azamurera. Fata umwanya wo kurera wa mwana wawe, umukundisha umurimo, umuhe amahirwe yo kubona ubu ibyo yahitamo. Reka mpangwe urugero, niba ntatinze cyane. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'imyaka 10, ntabwo bikugoye cyane kuba wishura minervari 100,000. Ntabwo byaba bikugoye cyane kuba wafata wa mwana wawe ukamujyana gusura uruganda runaka, wenda uruganda rukora inkweto, uruganda rukora imyenda. Nyuma yaho ukazamujyana kwa muganga, akaja gutembera akareba serivisi zikorerwa kwa muganga, kugira ngo wa mwana amenye ngo ninkura nkaba nifuza kuzakora mu ruganda, nkanzi nifuza kuzatwara indege, mutware ku kibuga cy'indege, abanza amenye amakuru yo ku ndege, amenye ibiki byose. Uwo mwana muhe amahirwe yo kubona kumenya amakuru mu myuga itandukanye ishoboka. Urwo ni uruhare rw'umubyeyi, ntabwo ishuri rishobora kubikora byose. Ikindi cya kabiri, kurikirana umenye ngo umwana wanjye ko yari afite inzozi nizi, ese aracyakunda za nzozi cyangwa se yarahindutse. Niba yarahindutse, mufashe mu guhinduka. Urundi ruhare rero, urundi butumwa ndabutanga ku barezi. Abarezi bakwiriye kurera babikunze kandi banejeje, kandi bakamenya yuko umwana abareberaho uburyo bitwara niko umwana ashaka kuzitwara, bityo rero bakwiriye kumubera urugero. Rero niba uri umurezi, menya yuko kwigisha imibare ni byiza, kwigisha shimi ni byiza, ariko birenze ya shimi, igisha wa mwana kuba umuntu ubereye igihugu, ubereye u Rwanda. Igisha wa mwana kuzamenya gukura akagirira umumaro isi atuyemo. Ku bana rero, cyane cyane ku rubyiruko, ndababwira ngo menya amakuru ari muri iyi si, menya imyuga itandukanye, menya amakuru ajyanye nayo, nurangiza uhitemo. Numara guhitamo rero, mbere yo guhitamo vuga ngo mbese ikiguzi cy'ibi nahisemo ni ikihe. Niba nahisemo kuzaba umwenjeniyeri, niba nahisemo kuzaba rwiyemeza mirimo, ikiguzi ni ikihe. Numara kumenya ikiguzi, shakisha cya kiguzi kandi witeguye kucyishyura. Niba ari umwanya bigomba kugutwara, niba ari ingufu zo kwiga bigomba kugutwara, niba ari ugusabana n'abantu, ibyo byose menya ngo ibyo nkeneye kugira ngo ngere kuri cya kindi ni ibiki. Iyo umaje gufata icyerekezo, warangiza ukiha intego muri cya cyerekezo, warangiza ukamenya icyo bigusaba kugira ngo ugere kuri ya ntego, ukagishakisha ukakibona, ya ntego uyigeraho. Nibwo butumwa rero naha urubyiruko rurimo rukura. Nsoreze ku butumwa bw'umwihariko ku rubyiruko. Nyabuneka wihitamo umwuga, wihitamo ikintu kubera yuko uzi kanaka wagikoze akaba afite amafaranga menshi. Oya, hitamo ikintu wumva kikunogeye, kikuryoheye kuruta ibindi byose. Ikiryohera anko wawe, ikiryohera papa wawe ntago ari cyo kikuryohera.
hitamo rero ikikuryoheye, kandi umara guhitamo ikikuryoheye menya ngo ntangiye urugendo, si ryo herezo, uru rugendo nshaka kurugenda nkarugeza kure hashoboka.